Ladies and gentlemen, uyu munsi mwadusabye ko mwabonye turi kwamamaza kuri Gisakura Kids, mudusaba ko twazabereka umuntu bita DJ Theo mu Gisakura. Ubu ngubu niho ndi nahageze kwa DJ Theo. DJ Theo imeze bite? Namahoro. Namahoro. Yes. Ubushize twavuze ku bintu by'abantu bavuga ati ngo tuzaze ngo tukurebe ngo nabo bakubone. Bashaka kumenya ibintu byawe byose ucuruza. Hano tufite rero ibintu byose ni nka promotion kabisa, ibinyobwa tabifite. Ndabona amaza Kevanti za Exo Bilis akantu bakazi akanika mouse uzikiro kihari yese. Iyi mouse ingi ikonekta no kuri telefone, ingi ifite bluetooth, ingi ushobora telefone yibanye ushobora kuyikonekta en direct, ukajya ukoresha telefone ukoresha kano ka mouse. Muri make ifite bluetooth. Yes, akanike mouse ifite bluetooth. Mouse ifite bluetooth. Ndabona ifite n'amatara. Sawa cyane. Okay, none ndabona n'ama USB, ndabona ibintu byose bya electronic. Na charger nziza cyane. Kana kaza cyane ka Samsung, kana soka iPhone. Yes. Ka iPhone. Umuntu ushaka charger ya iPhone azano kwa DJ Theo mu Gisakura. Cyane rwose. Ufitemo ariko icyo wihariye ni ibinyobwa. Ibinyobwa byo birahari. Yurayizi se? Ndabona handitseho Kevanti. Iyi ni inzoga y'abagabo kabisa. Ndabona n'izi ngizi. Yita Jiribisi. Jiribisi, Lakijin. Na konyage. Ni konyage. Amakuteri meza afite. Kuteri zo zirahari, dufite amakuteri, dufite ibirahuri by'amatelefone. Izi ni za anti-block. Anti-block. Ubu umuntu ushaka anti-block yazana ukayimo. Anti-block naho turi mu kiro kandi. Okay. Ikindi ni ikira. Amabiswi y'abana ufite bo. Nizi ni biswi nziza. Iyi bayita petit beurre. Hano hantu hambere rw'amafaranga make kandi. Kari ubwa mbere nyibonyera. Ibi ni biswi nziza cyane kandi biraryoshye. Okay, ikindi bari bambwiye ko ngufite na service z'irembo zose. Service z'irembo Equity. Service z'irembo zirakora turadeklara ku irembo ibyangombwa bitandukanye. Bo ku bantu bashaka gushora minerivare kuri Beka, kuri Equity. Zose biboneka hano, service ziboneka hano zose. Yego. Ubona afite na badge ya Equity. Iyi ni badge ya Equity, ni badge y'akazi, ngiyi ni ya Equity Bank. Ko ndi mu agent wa Equity Bank. Ariko ngo n'abantu ngo bakoresha amakarita ari ukuntu ugiye bajya bagira bagakoza mu kubitsa, kubikoza kuri Equity Bank. Turabikora tu. Hano ufite utuntu tw'ubwenge. Yego. Iyi bayita Mobigo, iyi ni ya MTN. Ubu ngubu ushaka kuguza gukoresha simu swap kuri kasimu kajya gutakaye cyangwa ushaka simu kadi gashyashya, nako kanya ni nk'umurabyo tugashyiraho tu. Hano ufite ibintu byiza cyane. Sasa rero abakunzi bacu bari bifuje ko tuza hano kwa DJ Theo tukamubereka. Uyu nguyu niwe DJ Theo mu Gisakura, nyamasheke kuriye ituruka mu Gisakura. Nyamasheke. Ibyo byiza cyane, ufite kuriye ushaka kuri Kigali, hari hose ushaka kuriye. Ikindi kandi anakata amatike muzi agence. Dukana agence ya Omega cyangwa Analytical ku muntu ufite imizigo ashaka kujya nki Kigali, turamufasha kabone imodoka mu buryo bwihuse. Ubwo bakugana no mu Gisakura. Sasa rero abakunzi ba Gisakura Kids, uyu nguyu ni DJ Theo mu Gisakura. Mu mukunde dore ibintu afite ibintu byiza cyane. Gisakura Kids nako ndabakunda cyane. Twe turi Gisakura Kids, ubwo rero abantu bagukunde bakugurire. Ikibazo sikuriye ntavuga ati ngo ko ndahanga ngo ko ndi Musanze ko ndi hehe ko ndi Kigali, byose bikugeraho delivery turuka mu Gisakura. Delivery aho kandi naho kanya rwose. Sasa rero kabisa DJ Theo mu Gisakura nguyu mu mukunde mukundisha abantu. Ciao ciao.